tumaze gufata iyo umwanzuro utafashwe iyo wafashwe nako ngo abantu bagasinya ntihagire usinya inama isubirwamo muri sasa ngo hari igihe ngo abantu bajya basinya urumva ngo bagasinya ngo abademoni bagasinya ngo bakazana no ku Mana arangira I know you ati ni wa family nta muntu n'umwe ukomeye urimo nta n'umunyapolitiki urimo nta n'umucuruzi wabaye urimo urabona uzabona akazi yeye ariko reka mbabwire uri ibintu watura bikubaho ndabyibuka yarankubise ingingo ifatika yego kandi ahangaha uri kumva urumva deja Rusi yageze mu gisekuru cy'abayuda aza mu gisekuru cy'abayuda Imana ni hatari yego Imana irahambaye Imana iteye ubwoba uzi ko kwatura neza bikwimura mu cyiciro wari urimo ubwoba gusenga Imana no kubwira ijambo dushizeho umucyo dushizeho inzira turemye ubuzima turemye ubwiza turemye icyubahiro turemye kwaguka turemye umugisha n'izina rya Yesu Kristo kuko uri Imana ya byose kuko uri Imana yacu kuko uri Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe kandi mwami nuri kutwumva umufite umugambi mwiza usohoze kubwo izina ryawe rikomeye ugerereza abantu bawe uzi ko kwatura neza bikwimura mu cyiciro wari urimo ukajya mu kindi cyiciro katubwire n'abanyarwanda murakoze cyane twongeye kubaha ikaze kuri Amavia TV abari hafi abari kure abari mu Rwanda abari mu Burundi abari muri Congo abari muri Uganda abari muri Tanzania abari muri East Africa ku mugabane wa Afrika muri rusange w'Uburayi Asia Oceania za Amerika ndetse n'ahandi abakunzi bacu abo muri hirya no hino twongeye kubaha ikaze kuri Amavia TV nkuko twabibabwiye rero nakagaruka ngira ngo muzi ko kuwa gatandatu dusigaye tugenda tubagezaho ikiganiro kandi cyiza rwose kigenda kibafasha mu buryo bw'umwuka ndetse natwe bikadufasha rero nakagaruka uyu munsi ngize umugisha wo kuba nanone ndi kumwe n'umukozi w'Imana Meja nkuko mumumenyereye hari comment nyinshi twagiye tubona kandi zaradushimishije turabashimiye kubw'iyo nkunga muhora mudutera umunsi ku munsi mujye mukomerezaho dufatanye ndetse tugere kure niba utarakora subscribe wayikora niba utarakora comment nayo ikore niba utarakora like nayo uyikore rwose ntukarenze iminota 5-10 utarakora like cyangwa se ngo sharinge n'inshuti zawe kuko harimo amagambo meza y'ubwenge y'ubuhanga adufasha muri buno buzima busanzwe tugakomera mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bwo mu buzima busanzwe kuko harimo inama nyinshi zigenda zubaka Meja turakwakire rero kuri studio za Amavia TV nanone ariko nibaza ko utaha tutazongera kukwakira ahubwo umaze kuba umusangwa yego ubwo rero wongere wiyumvemo ikaze ese umunsi wawe wazindutse utese urumva umeze ute kuri uyu munsi udasanzwe Imana yongeye kuduha kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu urebye ibyinshi ni amahoro masa umutima asendereye naramutse neza ndashimira Imana muri make kuba mu gitondo cy'umugisha nkaba nongeye kuboneka ahangaha imbere za kamera yo muri studio ya Amavia TV hanyuma ikindi nsuza n'abakunzi bose ba Amavia TV bifuza amahoro y'Imana so ngiye umunsi waje ko wagenze rero nakina byose mfite gahunda zitandukanye ariko cyane cyane kuza hano byose kubasa kugirana ikiganiro cyiza kandi tuganize n'abakunzi ba Amavia TV kugira tubashe gukuzanya muri buno rugendo twatangiye twese Imana iguha umugisha kandi Imana ikwishimire n'abakunzi bacu mwese Imana ibishimire kandi Imana ibaha umugisha turanezerewe rero nyine kuko nanjye Imana yandinze ndumva nguwe neza ndamahoro umwami Yesu ubwo dukunda twese turi iki turi amahoro ushobora rero kuba uri mu ntambara uri mu bigeragezo uri mu makuba umunsi wawe cyangwa se iminsi yawe itambutse itarakugendekeye neza ariko turagusabira Imana ngo iminsi yawe ikomeze igende neza mu buzima busanzwe uhahe uronke ugere kuri byinshi waguke ufashe umuryango ufashe inshuti igihugu itorero ryawe cyangwa se idini ushobora kuba ubarizwamo
imana ikomeze iguhundagazeho imigisha yose. Rero uyu munsi turagarutse Meja, uyu munsi urumva turi buganire nko kukira. naje ntekereza ibintu bibiri. icya mbere ni ukuba hafi y'Imana, icya kabiri ko numva cyane cy'ingenzi aho twaganira ku mugambi w'Imana ku muntu. Amen. Yego. Ndumva umwuka ari umwe kandi ibyo bintu byose uvuze ndumva bihura. Ufite buriya byose bikubiye mu mugambi w'Imana ku muntu. Umugambi w'Imana ni ikintu kigari cyane. Yego. Ni ikintu tutabasha gusobanura turi hano. Cyokora turafataho gakeya tubabwireho ku mugambi w'Imana, tubahe no ku ngero. Yego. Namwe muduhe ibitekerezo, muduhe na comment kugira ngo umenye usobanukirwe neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kubera yuko buriya wowe ukozwe mu buryo bw'ibitekerezo by'Imana, ari byo bikubiyemo wa mugambi w'Imana. Yego. Meja, rero kugira ngo tuze kwinjira kuri iryo jambo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu, ese ubundi ubona umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu buri utangirira he ukarangirira he? Umugambi w'Imana mbona umugambi w'Imana utangira igihe umwana aba ataranaremwa mu nda ya mama. Kubera yuko like nk'urugero naguha, Imana yari ifite umugambi wo kuzakura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Igihe gishize, igihe cyose cyari gishize cy'imyaka irenga 400, Mose ntabwo yari yakavutse. Ariko yari bizi ko Mose ari we ugomba kuzacungura buriya bukabuvana hariya akabugeza mu gihugu cyabo. Bivuze ngo umugambi w'Imana utangire bwaye kigutekerezaho utaranavuka. Igihe urangirira rero urangira igihe soje cyo yakuvuzeho kandi gucyuye. Nibwo umugambi w'Imana urangiye niko bitekereza. Yego. Urakoze cyane. Iyo dusomye nko mu itangiriro tubona ko buriya umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu uwabayeho, uzabaho, uwo ari we wese, umugambi w'Imana ukubiye muri cya gitekerezo Imana yagize. Yego. Iravuga ngo mureke tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, uri kumva, atware ategeke ibiri mu isi byose. Yego. Ni ukuvuga ngo icyo gitekerezo Imana yagize, kuko buri Imana yacu iravuga bikaba yanategeka bikagira gute bigakomera. Ufite icyo gitekerezo, sinzi wenda afata ijambo ry'Imana dusomere muri Yeremiya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, usome igice cya mbere n'umurongo wa 5. Wumve ayo magambo, wumve uburyo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ari ikintu gikomeye cyane Imana yatekereje, ndetse kera cyane yo kuva igitekereza kuvuga ngo umwana w'umuntu abeho. Hari hakubiyemo uwo mugambi wose ari wo tugenda dusoma uhereye mu itangiriro kuzageza ku byahishuye. Dusomera igice cya mbere umurongo wa 5. Yego. So Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 haranditse ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Umva, nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe. Yego. Urumva iryo jambo. Imana yo deja muri uwo mugambi igufite mu mugambi wayo kuva itarakurema na mama wawe ataranagutekereza na papa wawe ataranabitekereza. Ufite buriya agahinja kakiri na gatoya, ufite kakijya hano mu nda, Imana ibaragatekereje kera, none ikareba generation to generation zizava kuri kakana nubwo ari akana gatoya, ariko Imana yamaze gutekereza umushinga ukomeye cyane urenze iyikomeza dusobere ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka. Haleluya. Imana buriya njya mbwira abantu nkabwira ngo ufite igitekerezo cy'Imana cyari cyejejwe ko umuntu avuka ari uwejejwe, agakura ari uwejejwe, agakora ibyera, akabana n'ibyera, akaba mu byera, akavuga ibyera, mbega agakora ibyera, kuko igitekerezo cy'Imana cyo cyari cyejejwe. Nubwo nyuma Satani yaje kubivanga, ariko umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu hakubiyemo kwera.
narakwejeje nahise nkweza direct utaranavuka ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Impamvu Imana igufiteho icyo ugomba kumara ku isi, Imana nicyo yagushyiriyeho. Yakuremye buriya harimo wa mugambi w'icyo uzamara hano ku isi mu buzima bwawe, ukazarangiza urugendo, hanyuma urugendo rwawe nyine rukaba rurarangiye wenda mu isi, ariko hakazabaho ikindi cyiciro cyo kuzabana n'Imana iteka ryose. Wari urangije? Nari nkarangije akarongo 5. Urakoze cyane. Urumva ko wa mugambi w'Imana ukubiye mu gitekerezo nyamukuru cy'Imana cyo kugira ngo ireme umwana w'umuntu, imushyirireho ibikwiriye azabashe gukora umugambi we ari hano ku inosi. Kandi uwo mugambi ni ukugira umumaro, ni ukwigirira umumaro, ni ukugirira abandi umumaro, ni uguhindura isi, ni ugukora iby'ubutwari kugeza utabarutse. Kandi niyo umaze gutabaruka, abo wasize bakomeza kugera ikirenge mu cyawe. Erega Yesu ajya kugenda, hari ijambo yavuze ngo ndagiye ariko nzabohereza umufasha. Uri kumva? Nabageraho muzakora ibiruta ibyo njye nakoze nkiri mu inosi. Uwo ni uzatuma biba. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo n'umwuka wera nawe ari mu mugambi w'Imana atuma abantu basohoza bakagera kuri wa mugambi Imana yabatekerejeho kuva kera. Rero unyemerere dusome n'ubundi, dusome ijambo ry'Imana, twinjire noneho ku mugambi w'Imana ku muntu. Ndumva twasoma igitabo cya kadusome ku gitabo cya Rusi, kaduhere kuri iyo nkuru kugira tuvuge ku mugambi w'Imana. Tuvuge ku nkuru za Rusi ho gakeya. Dusoma ku gice cyaho cya mbere, turebere ku murongo waho, tuhere ku murongo waho 6. Yego, tuhere kuri 6. Tuhere ku murongo wa 6. Yego, haravuze ngo Rusi igice cya mbere umurongo wa 6, haravuze ngo bukeye ngahagurukana n'abakazana be, ngo kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubire iwabo, ngo kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. 7 haranditse ngo ava aho ngaho, ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, ngaboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Ngo Nawomi abwira abakazana bati nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka bagirire neza nk'uko mwagiriye ba nyakwigendera nanjye. Yego. 9 haranditse ngo Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru bararira. 10 haranditse ngo baramusubiza bati oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. 11 ngo naho arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo, niki kibabashisha kujyana nanjye? Icyo ni ikibazo babajije. Arabwira ngo hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu. 12 aravuga ngo bakobwa banjye nimwigendere musubireyo kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu, ibyo byatuma umugabo mubarindira kugezaho bazakurira. Icyo ni ikibazo. Ngibyo byatumye mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Ngerega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Bari dufashe Uwiteka ikibazo yagize. Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Ngo barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Haleluya. Ngo nawe maravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiyeyo mu bwoko bwabo no ku Mana ye. Nawe
usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. 16 niho nshaka kutumva cyane. Ngo Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya niho nzajya kandi aho uzarara niho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe niyo izaba Imana yanjye ngo aho uzagwa niho nzagwa bahampambe nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Amin. Kadusoreza aho ngaho. Uyu murongo none nashaka ko twumva 16. Yego. Usubiremo. Haravuga ngo yego. Rusi aramusubiza ati yego. Winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo yego ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya aho kandi aho uzarara niho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye yego Imana yawe niyo izaba Imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahampambe nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Ako kaga Amen. Imana ishimwe cyane. Ya iri jambo ni ijambo ryiza cyane ngende umewe cyane pe. Ako reka tugaruke kuri ano makuru. Yego. Uyu Rusi Rusi yari umumowabukazi. Yari umumowabukazi. Jewe natangaye. Uyu Nawomi n'umugabo yari mereke yego n'abahungu barahunze nkuko nyine bahuye n'inzara ikomeye Ubuyuda inzara irabakubita bafata decision bahungira i Moab. Yego ni nkuko nyine wahungira ariko navana n'urugero ngahungira muri Kongo cyangwa muri Uganda hakurya y'ibirunga cyangwa ukajya hariya hirya hatambika naho nta kibazo nta bitwaye. Kandi koko no mu Rwanda byagiye biba nagiye mbona abantu bo mu bice bya Bugesera vugana Nyagatare abandi bajyaga Tanzania n'abandi bakajya Tanzania kubera ko habaye amapfa inzara nyine yateye izuba ryavuye noneho abantu barahunga rero aba nabo byababayeho. Yego. Kandi koko mu isi bibaho cyane. Bishatse kuvuga ngo mu isi nyine harimo ibigeragezo byinshi harimo intambara nyinshi bituma byakwimura bishobora kubaho nkanese abakongomani ejo bundi nubwo byageze no mu Rwanda h'agace gatoya ariko barahunze kubera ikirunga cyari kiri kuruka. Yego. So rero isi ifite nyine ibyo bintu by'ibiza bigahungabanya ubuzima bw'abantu nabo bahunga bagiye gushaka ubuzima. Baragenda rero abahungu be nyine bawa mudamu Nawomi barashaka bamaze gushaka Maharoni na Kiriyoni ajyongera amazina nshimisha ajya gusa mukuru Maharoni na Kiriyoni. Oya n'abanyarwanda kera bajyaga bagira bakavuga ngo ni Minani na Sebanani Minani na Sebanani cyangwa ibintu nk'ibyo uruba rero nabo nyine ubwo bari bafitemo utwo tuntu noneho rero baza kugira nyine amahirwe make bahungu barapfa basiga abagore ariko baje gupfa buriya babanje kugera mu gihugu cy'i Moab baturayo. Urumva noneho iyo ugeze ahantu hashyashya akenshi abantu nzi bavaga nka hano bakajya nka Uganda iyo bageragayo babanzaga gushaka inshuti hafi aho. Urumva bo bagezeyo Maharoni na Kiriyoni nk'abana urumva bamaze byibuza nk'iminsi nk'ingahe bari gushaka amakuru yo muri icyo gihugu bageze cy'i Moab. Urumva direct babanje kugenda bamenya amakuru bashaka inshuti n'abavandimwe bakwisanga muri societe bagezemo. Icyo gihe nibwo baje guhura nande na Rusi na Orupa baba inshuti. Ariko ngo washize igihe habanza gupfa umugabo wande habanje gupfa umugabo wa Elimeleki niwe baje gupfa mbere muri niwe baje gupfa mbere umudamu asigana abana bonyine abana batero mama ibintu ndabona bitangiye kugera turi gutinda hano na papa maze gupfa aho bigeze rero twe turabona tumaze no gukura reka twishakire abagore
n'ubundi twahisemo kuza kuba inaha iwacu inzira rateye iracyariyo yego katwiberera Imana ntago irabagirira neza yego ngo imvura igwe bongere bahinge beza nuko batuye kandi wasanga baje bafite buri igitekerezo cy'uko tugiye kuba dutuye iminsi mike inzara nishira tuzasubira iwacu tuzongera dutangire ubuzima bushyashya hari n'abantu bajya bavuga bati katuve muri ibi ngibi bigazo tugiye muri biriya nibikemuka tuzagaruka nyamara bagerayo bikaka kandi ugasanga nto bagiye gutangira ubuzima nabo nuko byabagendekeye babonye nta situation hari kuzasubira iwabo bahitamo ko mu buzima bagezemo buri ibintu bya uncertainty ibintu nyine utapuraniye utigeze utegura ntago uzi igihe bizamara izuba wenda birashoboka mu myaka bari bamaze kuba batarigeze babona nayo makuru ariko icyo gihe abarabaye ndetse aratinda cyane hari n'igihe umuntu buri ajya no mu bigeragezo bigatinda bikamubera ubutayu icyo gihe bigatuma idafata imyanzuro imyanzuro yindi idasanzwe ijyanye nyine n'igihe ahagaze ariko nawe biravuga ngo igihe dusohoyemo mureka aba aricyo tugenderamo rero hari igihe nyine hari ibihe kera barahingaga bagahinga bakeza bagahunika ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze iyo mirimo ntabwo igihari hari uturima dukeya ubu hari akenshi usanga ari nk'aho gutura hari mpamvu leta usanga yashyizeho ingamba ikavuga ngo 50 akangaye naho guhinga bagashyiraho ingamba nyine zikarishye urumva rero icyo nicyo gihe dusohoyemo tugomba kukigenderamo ntabwo navuga ngo reka wenda nagira amahegitari n'ibihegitari ariko bahita bambwira icyo ngomba gukorera ubwo butaka rero icyo nicyo gihe dusohoyemo rero nawe ushobora kuba hari igihe usohoyemo ukihanganiremo ukigenderemo kandi Imana izagufasha uhinduremo ubuzima ugere kuri gindi ugere kuri wa mumaro Imana yaguhamagariye n'aba bahungu rero nuko byagenze bafatiramo umwanzuro baravuga bati ukuntu ibintu bimeze tugiye gushaka ntabwo ndabona nta gahunda yo gusubira iwacu niko kuzana abadani kandi niko n'ubuzima bumeze bigira ibyiciro umwana aravuka nta gahinja bakakareresha amashereka ku mezi 6 amezi 6 yarangira bagatangira gushyiramo utubuto bagakomeza ku myaka 2 akaba none hari umwana utangiye kwirukanka ku myaka 3 akajya kwiga uri kumva atangiye nyine bwa buzima bwa hano mwinosi ku myaka 7 ku myaka 10 12 akatangira kuba umwangavu cyangwa hariyo tangwiki umwangavu cyangwa ingimbi abazi ikinyarwanda batubwira neza rero bari ingimbi uri kumva noneho akagera muri cya cyiciro atangira noneho kwiyumvamo yuko atangiye gukura agatangira gutekereza ko nawe azagera ikirenge mu cy'ababyeyi nawe agashaka rero byababayeho nyine biragera kandi byageze nyine bari mu buhungiro wasanga baraje bakiri abana batoya batangira kwiga kuba baraje ari dutoya ntacyo babyitayeho uri kumva bahura n'abamowabukazi barakina nyine abana bafite ibintu bajya bakina barakundana igihe kiragera rero barashakanye rwose ubu bamare ku bana rero unyumvira ikintu cyantangaje uyu mugore hari ijambo yaje kuvugamo hano uyu Naome ngo Imana ngo yamurambuyeho ukuboko icyo haje kugira igihe mbega yagize ariheba yumva Imana yaramubabaje ngo Uwiteka ngo yabanguriye ukuboko ngwanya uzi kubangura ako nyabaza ko hari rino jambo ariko naryo ridakwiriye ibaza Imana ikubanguriye byonyine urushye ariko reka twe kuvuga akaboko tuvuga agatoki twajyaga dusenga Imana ikubanguriye agatoki kakurakarira wasigara twajyaga dusenga sinzi abantu babaga bakoze nk'amafuti umunsi umwe ari gusenga arababwira ngo Mana ngo n'aba bantu ngo bagiye bagatana ngo ni ukuri ngo bakubita agashyi ngo bakubita abashuga ibaze agashika Imana nyabona niba ukifuza urushyi rw'Imana urabutse ruje ntabwo twasigara ahubwo nibaza ko kubera umubabaro umuntu ashobora kuvuga amagambo n'amarangamutima ye nk'umwana w'umuntu ariko ntabwo ariko biba bihagaze mu buryo Imana idukunda muri wa mugambi w'Imana ifite ku mwana w'umuntu ntabwo ikubanguriye urushyi ntabwo wasigara cyangwa akaboko ngo yamubangura akaboko kiramurakarira ibi nawe bitewe n'uburakari ni ukubera umubabaro nawe ushobora kuba ufite ibintu bikubabaje ukaba wivovotera n'Imana oya ntabwo irakureka iracyagufiteho umugambi mwiza ni wa mugambi turi kuganira iracyawufite
nubwo uri guca mu bikomeye ugaca mu ntambara ukabona n'abavandimwe bakwanze n'inshuti zakwanze ukabona usigaye wenyine oya Imana ntirakureka iracyagufiteho umugambi mwiza ongera uyigirire icyizere twongere tuyigirire icyizere iyo Mana nibyo kabisa iracyahari arangije ngiyo Mana itaramurambura ku kuboko byari bitewe n'iki mbere ukajya kuvuga aya magambo yabitewe nuko n'abana babiri yari asigaranye umugabo arapfuye n'abahungu be bahise bagendera icyayi buriya hashobora kuba haragiye uwa mbere nk'ejo bundi hagakurikiraho undi ahita yumva koko Imana yamubanguriye ukuboko ahita yumva avuga ati ibi nta wundi muntu ubikoze dore ikintu cyiza nakunze amakuru meza nasomye nkayakunda dore amakuru meza numvishe hano ni ukuba uri muri icyo gihe ariko ukagomba gukurikirana amakuru y'iwawe ugakoma gukurikirana amakuru y'iwanyu uwo mukurikirana isezerano Imana yamvuzeho umugambi Imana imfiteho ni uwuhe wowe ngo yaje kumara igihe ngo aza kumva amakuru y'iwabo ngo inzara yashize Imana yabahaye ibyo kurya yakurikiranye umugambi w'Imana yari imufiteho yarabizi Imana igufiteho umugambi urabimenya kubera ko niyo ujya gusenga Imana ikavuga ati nzakugira neza icyo gihe ari umugambi Imana igufiteho hari n'igihe uryama ukarota uwo ni umugambi w'Imana uri gukurikirana cyangwa ugahura n'umuntu akakubwira ibintu nyamara we ntabyo wibonamo kuko ushobora guhura n'umuntu akakubwira ati wowe ndi kubona uzaba umuntu ukomeye none watekereza ya makuru yawe uzi naho uvuka n'ibyo ubamo n'ubuzima ubayemo ukavuga ati wimvangirwaho uri umuntu umeze nk'umuntu w'umusazi uri aho ngaho uri kugenda gusa ibintu uri kumbwira wowe birashoboka noneho kubera nyine ibyo bintu by'umubabaro umuntu aba arimo ariko wibuke na Gideyoni cyagiye Imana imusanga ikamubwira ngo uri umunyembaraga ngo ugira n'ubutwari yari ari gusikingana ahantu yahise bagatera kareka njyewe ndi umunyembaraga n'ukuntu abamidiyani bari kutugira nabi bari gusahura imyaka yacu batujije mahoro nta atereka reka ariko Imana yari kubonamo umugambi ukomeye cyane kandi ikabona yuko ari umunyembaraga rero ibibazo urimo n'intambara urimo ntago zikuraho umugambi w'Imana oya birakomeza n'ubundi noneho ikintu cyanangaje muri ano magambo izo story wenda Nabomi nyine yabuze abana abura n'umugabo hanyuma arangije yumvishije amakuru aravuga ati birakwiriye ko nsubira iwabo birakwiriye ko atangira gutekereza ko akwiriye gusubira iki iwabo kandi buri iwacu ni heza ni ukuri abantu bari mu mahanga abantu bari mu bihugu bya kure ndabakundishije iwanyu mukundi iwanyu nubwo haba hari intambara nubwo haba hari amakuba ni iwanyu uzi ko iwanyu ushobora kuryama ku muhanda ariko ukageza saa sita z'ijoro nta kibazo ufite ejo nabonye ko twakoze siporo z'ijoro ni iwacu waba uri mahanga gukora siporo z'ijoro se njye hari igihugu nabayemo ukumva namaze amezi nk'ayo noneho baratubwiraga ngo mwemerewe kugenda ntimwemerewe kurenza saa 12 saa 12 twagombaga kuba twageze aho turara yari lockdown uri kumva ni lockdown nyine y'iryo joro nyine urumva rero iyo uri ahandi uba uri ahandi nyine uri umushyitsi n'umwimukira bishatse kuvuga ngo ntabwo wisanzura ntabwo ugira freedom buriya n'abantu hari igihe umujura ashobora kuza akakwiba noneho yakwiba bagahita wataka bagahita bavuga ko ari we mujura kubera nyine uri mu gihugu cy'amahanga bakakwicata cyangwa bakagukorera ibyamfurami kubera ko nyine ntabwo uri umwenegihugu cyane uyu ni umuginga uyu ni umujura uyu ni roba uyu ni gangsters uyu ni umutasi ukumva bakagukorera ibintu byamfurami kubera ko uri iki umunyamahanga ugapfa kandi urengana uri kumva iyo buriya dukunda iwacu ni ukuri dukunda iwacu mu Rwanda bari no gupromotinga ikintu cya made in Rwanda kuba ngo dukwiriye gukunda iby'iwacu tukabiharanira kuko buri iwacu ni naho Imana itutabarira reka dusanga kandi niyo ugarutse nyine ubugarutse iwanyu use none rega n'uyu mugore yaragarutse Imana niwe mutabariye yagarutse iwabo kwiriye gusubira he iwacu hanyuma atangira gutegura urugendo ariko bimubana ikibazo ahubwo abakobwa banjye babiri
abakazana ni abakazana ni abakazana ikinyarwanda rega nacyo kirakaze we ni abakazana kuko urumva deja abakwe barapfuye n'akabana be barapfuye aho gasigaranye abakazana nabo ni abapfakazi mbega koko uyu mubyeyi yari yarakubititse yari afite ishingiro ryo kuba Imana yamubanguriye kuboko ni ukuri niba hari umuntu wakubititse Imana imugirire neza mwohereze gutabarwa guturuka ku Uwiteka kubera ko turi mu isi nyine turi mu ntambara ariko izo ntambara Imana ibidufiteho umugambi hanyuma rero asubiyeyo mu rugendo atangira kuganira na ba bakazana yego ahera ko arababwira bose umubyeyi yarazi ubwenge buriya kwicaza abantu ukabaganiriza ukabakubita statement ukabakubita historical background ukabakubita nyine ikibazo nabo bakakubwira abwira ati rero muri kubona cyambere Imana yarampondahonze hano kuva nahagera nta kiza nahaburiye yarankubise pe yambanguriye ka kaboko ishyiramo n'umujinya niko yabwiye buriya aramutse akubwiye biriya bintu wowe ntiwakumva ari byo ntiwakumva ko Imana ugiye ku byo yamukoreye wakumva ari byo yavuga ahita uvuga uti ariko koko ni arangiza ahagira ati rero muri kubona abagabo banyu barapfuye nanjye mu mategeko ubundi nakabyaye undi muhungu akaba ari umugabo wanyu akazaza hariya bavuga kuzungura bavuga oya mbese ko babivuga ariko nta kuzungura muri bantu ba kera yajyaga byara umwana akaza ngo ni umugabo wapfuye muri umuna wakaza noneho baravuga bati ibyo nabyo niyo nashaka undi mugabo nkabyara umwana ese ubwo ashobora kubyara uwa mbere akaza ari umukobwa cyane ko cyera ukugarafiza abagabo kumva cyangwa biri nawe akaza ari umukobwa they are still waiting baracyategereje ntabwo mutekereze iyo scenario mwumve ba bakobwa situation bari barimo bari muri situation ikomeye ari naho tuza kuvuga ku mugambi w'Imana kuri Rusi ntago ibyo bintu byose yabashije kubyitaho arangije wo mukecuru arababwira ati rero muri kubona njye numva mwakisigarira hano mu gihugu cyanyu kuko murabona njyewe narasutse ndateseka ubwo se mwebwe ni muzi wacu noneho namwe mushobora guteseka bino byambayeho namwe bikababaho rero mwigumire mu muryango wanyu no mu gihugu cyanyu nibwo muzagubwa neza mushake n'abandi bagabo ndababohoye rwose ngo babanza kwa ariko barabanza baranga bararira aya ntago twabanye nabi mukecuru ntago twabanye nabi no kuri twifurije imiryango kubana n'abakazana babo neza no kuri bakabana neza no kuri aho muri mubane neza niba mutanabana neza utangire kwiga kubana neza ariko aba babanaga neza bakomeza kumwitaho urumva niba bari bene igihugu yego ariko ntibigeze bata nyirabukwe bakomeza kubana neza noneho rero atangira kubinginga baranza bagira ati reka mukecuru rwose twabanye neza turumva tutago reka tujyanire mu gihugu cy'iwanyu agenda bakubita ingingo ku ngingo n'ubwo baza ko bavuga ko bakomezaga begera urugendo imbere bongeraho urugendo imbere gake buriya harimo batangiye kugenda ariko nyine batabishaka ariko nyine turaza kubibona ariko witwingingira kukureka tuzajyana nawe abatera indi ngingo ahagira ati ariko muri kubona niyo nashaka undi mugabo iri joro umwana nzabyara kugeza igihe azabera umugabo wanyu ubwo azahera kuri umwe ntabwo azabatwara bose murumva harimo igihe kingana gute ubwo si mwe mwazabatireza igihe kingana iki biragoye urumva hano nko mu Rwanda ni imyaka 21 cyane tekereza niba rero
uwo yarafite ko wenda yarafite 22 urenzeho n'indi yashatse afite 22 wa mugabo wa mbere none arengejeho indi minsi ngahe bari kumwe mbere ko umugabo apfa urumva yaramaze gukora menopause zaba yaraje 45 zaba yarageze cyane uri kumva yari situation ikomeye ariko niyo yaba 45 ntago buri umugambi w'Imana biwukuraho ntarugo umugambi w'Imana ku myaka ntago ugendanye n'imyaka urakomeza reba urugero reba igihe Imana yabwiriye Aburahamu ngo igiye kumuha umwana iyo baze isomye neza muri Bibiliya usanga igihe bimubwiriye n'igihe yagiye kumubyarira haraciyemo indi myaka kugeza igihe yaragiye gusazira kandi umugambi w'Imana ukiri kugeza umugambi w'Imana ntago urebera ku myaka ni muremure ni mugari ntitwabasha kuvuga muri ino minota dufite ngo turangize noneho Orupa wa mukobwa umwe umva ikibazo cyahabaye arabireba aravuga ati mukecuru you speak very well uvuze neza uvuze ibintu byiza njyewe nkurikije n'uburyo wenda nkunda abana ndumva nta gutegereza kandi igiye gushaka ngo aramuhobera aramukubita kabisa aramusoma ati mukecuru uzaba amahoro icyo ni kibazo tujya tugira uzaba amahoro icyo kibazo tujya tugira abantu ugasanga Imana ari bafite umugambi mwiza ugasanga abantu Imana yarera abahaye amasezerano kabwiza uko bifite yanjye amasezerano y'Imana iyo utayitwayemo neza ngo ugume mu mwanya wakabaye urimo aba matangazo no kuri pe uri yamenya ikiza cy'umugambi w'Imana cyase yamenya ikiza cyo kugumana na wome ntago yari buzaviremo aho kuba hafi y'Imana nkuko twatangiye nkubwira ngo kuba bugufi bw'Imana Rusi icyaje kumubaho nuko yagumye bugufi bwande bwa Nawomi umugambi w'Imana usohora kuri we ari kuriya Orupa yarasezeye birangira agiye aragenda ni nayo mpamvu buriya ntago agarukwaho cyane niyo mpamvu Bibiliya byahise birangira aho ngaho cyo gufata nka story byabaye amatangazo ibye ni nka story ariko umugambi w'Imana uri ku muntu yewana urakomeza no mu mwobo ucamo ugakomeza no mu gikutu ucamo ugakomeza no mu nyanja ucamo ugakomeza uri kumva no mu muriro ucamo ugakomeza ibintu bikomeye ibintu bikomeye ariko biriya bikomeye cyane buriya no muri magumu ucamo ugakomeza iri jambo ni rigari kuko naho ngaho ari iri jambo ni rigari naho hari ibintu byinshi ari ibintu byinshi cyane ariko njye natangajwe na Rusi ikiganiro cyarakomeje ariko ageze haramubwira ku murongo wa 16 twasomye haramubwira ngo wikomeza kunyingingira kugusiga wikomeza kuninginga rwose ikomeza kunyinginga njyewe n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye n'intekerezo zanjye nanjye wese niyemeje kutazatana nawe ati impamvu ya mbere ni iyi ati impamvu ya mbere yego nzagendana nawe umva ukuntu yabivuze winyingingira gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya niho nzajya iyo ni rimwe kabiri aho uzarara niho nzarara nushaka urare mu mbaraga yego nushaka urare ku mukeka yego nushaka urare ubu kandi uko wabivugaga nushaka urare kuri matera yego nushaka urare mu misumari nushaka urare ku rutare cyane babyita ngo amasusa hari indi babyita gukira babyita hana ibiryana mu buriri aya ntabwo mbizi ibyo nibiyirize babyita ngo ikira babyita ngo iki ibiheri mu mbere nushaka uzarara ahantu hari ibiheri ariko tuzaharara ni commitment ikomeye aho uzarara niho nanjye nzagera gute niho uzarara hari ibintu bikomeye nurara mu ishyamba turi kugenda nzaharara hari harimo urugendo kuvimo waba usubira i Buyuda hari harimo urugendo ariko aramubwira ngo aho uzarara nanjye niho nzagera gute niho nzarara aravuga ngo kandi ubwoko bwawe
nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Noneho ahise yivana mu Mowabu direct ahita yinjira mu Bayuda. Ariko urumva ayo magambo akomeye umva cyane, avuye mu banyamahanga yego ahise yizana mu bantu bisezerano. Yego akoze ikintu gikomeye mu miryango 12. Bega akoze transition ikomeye cyane, yivanye mu banyamahanga kubwo kwatura ijambo rikomeye. Yego akubiyemo wa mugambi w'Imana. Yego ahita yinjira mu bwoko bw'Imana. Yego Ngarangije arambwira ati Imana yawe, ngo Imana yawe iyo niyo izaba Imana yawe. Urumva deja akoze icyo bita proclamation idasanzwe mu maso y'umuntu no mu maso y'Imana no mu maso y'igihugu no mu maso y'itorero cyangwa se idini. Buri bintu twatura ni ibintu bikomeye cyane. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo Imana yabaye cyumvita ikiganiro, iravuga ngo hari umuntu numvisha uvuze hari umuntu goreka baruke njye kuganira ngo njye kumva ikiganiro kiri hariya ngo burya yari ihari ufite buriya ikintu umaze kubona. Uzitondera umuntu watura neza, uzitondera umuntu wiyaturaho ibintu byiza, uzitondera umuntu ugira commitment akavuga ngo njyewe bigenze gutya na gutya ariko mu buryo bwiza atari mu buryo bubi, ariko atura neza. uwo muntu uzamwitondere. Buriya muri we mo imbere haba harimo umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana, umugambi w'Imana utuma yatura ibyo agomba kwatura. None se reka nguhe urugero. Ibuka ka Yozefu sikarotaga, yego bakise na ka Karozi, ariko karabwiraga nyamara njyewe narose kagira dati, ariko dati narose nabonye inyenyeri n'iki nabonye imiba yikubita hasi, iyaba bose yikubita hasi, mbona wanjye usigaye uhagaze, atuwanye mbona urahagaze urenge. Baravuga ati aka gatipe kari kuvuga ko kazatuyobora. Ngo noneho bwa nyuma ngo abona inyenyeri, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri ngo bimwikubita imbere. Izuba n'ukwezi byavugaga papa we na mama ngo nabo nabo bageze birakaze, bigeze no kuri papa na mama ngo birabacanga. Ariko uko kabyaturaga, uko kabivugaga, kari kuvuga ibintu bikomeye byiza bizakabaho mu gihe kizaza. Oya ntukarote inzozi ngo uzibagire, jya uzivuga, umenya aho kuzivugira, uzivuge mu gihe gikwiriye. Ibyo nibyo bizakubaho. Bya bindi ujya wibwira byiza, jya uhora ubyiyaturaho kuko bizakugira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza, kuko bikubiyemo umugambi w'Imana. Nuko rero Rusi akomeza kwatura. Yego uri kumva? Yego amaze kumuvuga Imana yawe niza Imana yawe. Yego umva ikindi cya kane namubwiye ngo aho uzagwa niho nzagwa nanjye bahamambe. Yiyemeje no gupfa. Yego aho uzagwa niho nanjye nzagwa nupfa nanjye nzapfa. Ariko binyubikije n'urukundo rwa Dawidi na Yonatani, uburyo bakundanaga. Urumva Rusi yageze ku rwego akunda Nawomi nyirabukwe, birenga kuba nyirabukwe, bigera ku rwego yakwemera no kumupfira. Uri kumva? Hano hantu harimo n'urukundo rw'Imana. Buriya mu mugambi w'Imana harimo n'urukundo rw'Imana rugendana natwe ku manywa na nijoro. Yemera no gupfa, avuga ati aho uzagwa nanjye niho nzagwa, ndetse bazahampa. Umva akantu yashyizeho kanca, yashyizeho indahiro ikomeye, kandi iyo ndahiro n'Imana igendera isinya. Iyo ndahiro n'Imana igendera, yaravuze ngo nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Bimwe yaramaze kuvuga, ngo aho azagwa atari urupfu rujandukanyije nawe, ngo Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Yari yamaramaje. Indahiro ikomeye. Yaramaramaje. Indahiro pe. Yaramaramaje. Yari yamaramaje. Babwire inshuti zacu mudukurikiye. Mubana n'Imana mukagendana, mubana n'abantu mukabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko turabinginze ngo mujye mwatura ibyiza, kuko bya byiza Imana ibigenderaho bikaba bikubiye no mu mugambi w'Imana. Kuko ijambo ry'Imana niryo ritubwira muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11,
aravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira n'ibyiza ntabwo ari ibibi, yego, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hehe hanyuma. Muri wa mugambi w'Imana harimo plani nziza, harimo umugambi mwiza, harimo kugirirwa neza, harimo kuzamurwa, harimo gutabarwa, harimo gukurwa mu makuba, harimo guhabwa icyubahiro, harimo imigisha yo mu buryo bwari bwo bwose kugira ngo ukore icyo Imana yaguhamagariye hano ku ino si. Yego, harimo n'imigisha mu buryo bwo, harimo imigisha yabona mu buryo busanzwe, erega binatuma ubaho neza cyane. None se ubu uyu Rusi kugira ngo mu rugendo babonyemo ibyiza, uzi ko bageze i Buyuda bagatangira, abantu barababonye bageze ngo bose ngo barumirwa, baravuga ngo uyu ni Nawomi wo kwa Elimeleki, muka Elimeleki twari tuzi before. Erega bagiye ari bose agaruka ari umwe, yari situation itoroshye cyane. Arangije ngo Nawomi arababwira ngo don't call me, ntimunyite Nawomi, ahubwo munyite Mara kuko Uwiteka yangiriye ibishari. Kagahinda, uri kumva kagahinda kakomeje kubera abantu yari ahuye nabo. Ariko Rusi ntabwo yabyitayeho kubera umugambi w'Imana wari umurimo yuko azaba umuntu udasanzwe, akagira umumaro abantu benshi, ndetse na n'uyu munsi turi kwinjoyinga ubwami bwa Kristo. Buriya Rusi nawe arimo kuva hano yinjire mu muryango wa Yuda, yahise yinjira mu muryango w'Abayuda, aba umuyudakazi, agenda ari umuyuda, atura mu gihugu cy'Abayuda, akibamo, akigiramo umugisha. Ariko uzi ko nibutse ko no mu bisekuruza bya Yesu arimo cyane, arimo rwose. Tuze kubisoma, ahubwo irukanka ujyeyo, utobere muri Matayo, uzi ko bya bintu Imana biteho kashe. Imana buriya ibintu twatura ni ibintu bikomeye cyane. Nawe uyu Rusi yari umunyamahanga, ntabwo yabarwaga mu Bisiraheli no mu Bayuda ashwi, ariko amagambo yatuye yahise atuma umuntu uhambaye mu bwoko bw'Imana. Imana yahise iteraho kashe, aravuga ati uyu muntu watuye cya, uyu muntu watuye, Imana irasinya. Ari umuntu yavuze ko kantu kasinya, yaravuze ngo inama zose zijye zikorwa, kabwiye ko kantu kasinya muze Imana gatoya, leta nsobone ibintu bisekuru. Tureba aho ngaho Rusi yagiye mu gisekuru cyo kwa Yesu. ngo inama iyo zaremwe, yaravuze ngo inama iyo zaremwe ngo abantu ngo bagakora nk'inama, urugero nk'abarozi benda bari kurema inama ku muntu runaka, bagaterana ngo Imana irazikicara muri bo. Noneho ngo yarangiza ngo kikareba inama, ngo urabizi ko inama ibaye habaho gusinya, wenda nkaho ujye mu nama habaho gusinya ko abantu bose baje mu nama, ndetse y'imyanzuro imaze gufatwa. Ngiyo umwanzuro utafashwe, iyo wafashwe nako ngo abantu bagasinya ntihagire usinya, ngo inama isubirwamo. Ngo rero sasa ngo hari igihe ngo abantu bajya basinya, urumva, ngo bagasinya ngo abademoni bagasinya ngo bakazana no ku Mana, cyangwa yatendeza inama igahita yanga gusinya, ikanga gusinya ko umuntu yaraga ibyo babikora, ubwo ibyo bagambiriye byose bikabita zero, bakazasubira mu nama nanone. Imana iyo yasinye isinya ku bintu byiza, yasinye ku bintu, ku magambo yatuye no mugore ko avuye mu bwoko bw'Iwabo, bwagiye mu bwoko bwo kwa Nawomi. Imana iti cyo ngicyo ndagisinya icyo nagisinya. Ariko aravuga ati babandi bazavuga bati mukigeraho nta cyiza muzabonera, mugarutse mwenyine, abagabo barapfuye, iki n'iki, mwebwe turabona mugiye gupfa. Ibyo ngibyo Imana ntabwo igibisinya, ahubwo igendera ku cyo yasinye, igendera ku cyo yasinye kirimo umugambi mwiza. Yego, umva hano rero sasa kuri bya bisekuru bya Yesu. Matayo 1 igice cya mbere, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya mbere umurongo waho wa mbere, kaduhera aho ngaho. Amazina titire avuga ngo amazina ya basekuruza ba Yesu. Rimwe haranditse ngo amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda, Yuda na bene se, sibyo? Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salomoni, Salomoni yabyaye Bowazi, Salomoni, Salomoni yabyaye Bowazi,
bowazi yabyaye rahabu, bowazi yabyaye obedi kuri rusi. yego wumvise rusi. aha salomoni yabyaye bowazi kuri rahabu. uwo ni umwe abyumvishije hajemo na wa muntu rahabu ariko ntabwo ariyo turi kuvuga. bowazi yego yabyaye obedi kuri rusi. obedi yabyaye yesayi. yego kandi ahangaha uri kumva urumva deja rusi yageze mu gisekuru cy'abayuda, aza mu gisekuru cy'abayuda. imana ni hatari. yego imana irahambaye. imana iteye ubwoba. uzi ko kwatura neza bikwimura mu cyiciro wari urimo ukajya mu kindi cyiciro. katubwire n'abanyarwanda bari mu byiciro bitandukanye. uzi ko kwatura ko ugiye mu kindi cyiciro imana ibyumva ikaza kugushyigikira ukava mu cyiciro wari urimo ukajya mu kindi cyiza cyisumbuye kurushaho, ukajya gufasha abandi aho kugira ngo ufashwe. tubatuyeho ko mwatura ibyiza mu izina rya Yesu. uyu munsi umuntu ashobora kuba yari umukene akiyaturiraho ibyiza, akavuga ati ngiye kuba umukire, ukavuga ati ngewe nzakora iki, ukabyiyaturiraho. icyo gihe imana igira ite? irabisinya. kubera ko yumvishe ko watuye ibintu byiza ku buzima bwawe. nibyo tubifuriza mwature neza. uzi ko hari n'abandi bantu rega iyo turebye muri bino bisekuru, hari n'abandi bantu bagiye baza mu bisekuruza bya Yesu kubera ko ibintu biyaturiyeho, cyangwa se urugero imana ko yari bafiteho umugambi bataranabaho cyane. kaduse nk'abakomeza bino bisekuru tuba tugeze kuri obedi. ngo obedi yabyaye yesayi yabyaye umwami dawidi. yego dawidi yabyaye salomo. aho hantu ndashaka tuhagumira none, sibyo? ngo yabyaye salomo kuri mukawuriya. yego mukawuriya namwe sitori murazizi, muzi byabaye kuri dawidi ya mukawuriya. uzi intambara yabaye kugira ngo n'umuhungu ajye kwimwa, kugira ngo n'umuhungu salomo ajye kwima ingoma. hari umuhungu wa dawidi washaka kwima ingoma icyo gihe, bamwita ariko bagiye izina ryiwe. ntabwo ndi kuri kururi. riri muri Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri. turebe hano ahita amwibuka izina ryiwe, kuko yashaka kwima ingoma azi yuko ari we mwana uzimikwa icyo gihe. ariko dawidi akaba yari yarabwiye indahiro nde wa mukawuriya. uri kuvuga kwa Samweli? ni dawidi n'umuhungu wajya kwima salomo. dawidi ajya kwima, ngo dawidi abwira abagaragu ba Sawuli nabo ntacyo banza uvuge kuri uno mugabo nuza salomo, hanyuma ndahita mvuga izina ryiwe. nyine salomo uri kumva salomo nyine byonyine n'uburyo dawidi yabanye na mukawuriya. yego ntabwo bwari uburyo bwiza. urumva deja dawidi yabanje kwica umugabo wa mukawuriya. urumva ni uriya yica uriya kandi amwica mu buryo n'Imana yabimenye ikamutumaho umuhanuzi bita Natani. ariko ntibyabujije wa mugambi Imana yari ifite wo kugirira neza n'ubundi Dawidi, yuko mu rubyaro rwe hazakomeza abantu bazakomeza kuyobora. wa muhungu nabonye na Adoniya. yego ntibashaka kwima ingoma ku gihe cya Salomo. ariko uri kumva Imana nyine wa mugambi w'Imana. ubundi Salomo ntabwo yari akwiriye kuba umwami. urumva we n'ahantu yavukaga kuri nyina yaje ari nk'inshoreke. yaje nyine muri ubwo buryo, nubwo wenda muri icyo gihe umwami yari abyemerewe, ariko nyine uburyo yicishije umugabo we urumva niwe hazamo katene. ariko nyine Salomoni nawe ababaye umwami. uri kumva Salomoni yabyaye Rehobowamu. Rehobowamu yabyaye Abiya. Abiya yabyaye Asa. uri kumva cya gisekuruza kiza gukomeza kugeza igihe Yesu yagize gute yaje kuvuka. uri kumva deja umugambi w'Imana ni mugari cyane. hari bigeze ngo kwa Yakobo waje kubyara Yosefu umugabo wa Mariya. aho ngaho yego uri
kumva ni cya gisekuruza ariko icyo twari dushatse kuvuga tugendeye ku mugambi w'Imana no kwatura neza yego Rusi yaje nawe kugaragara mu gisekuruza cya Yesu yego kugeza na n'uyu munsi ibitabo biranditse amateka aranditse yuko nawe ari muri icyo gisekuruza ubundi urabizi mu Bisiraheli buriya abagore ntabwo bakundaga kubavuga nta nubwo bakundaga no kubabara ariko kumuzanamo hano ni ikintu gikomeye cyane ni wa mugambi w'Imana utapfa kuba wawukoraho wowe uri kumva rero nshuti yanjye cyangwa nshuti zacu zidukurikiye umugambi w'Imana ni mugari cyane ni muremure urarenze iyo uburimo ugomba kuwugenderamo yego impamvu turi kubabwira ngo mu buzima mubayeho mu bibazo murimo mu byiza murimo uko mubyara uko mwunguka uko mugera kuri byinshi muharanire kuba mukora ibyiza Imana ishima kandi ishaka ndetse inezerewe kubera ko muri mu mugambi w'Imana udashobora gusaza udashobora kugajuka udashobora kugabanyuka ntabwo ushobora guhinduka na Yesu nawe aza kudupfira byaba biri mu mugambi w'Imana urumva mu bantu igihe umwami yari kumucira urubanza yari arimo arabaza ngo ese ngo hagati ya Yesu na Baraba ndekure bakavuga ngo turekurire Baraba icyo gihe na Yesu burya yari ari mu bantu bavuga ngo turekurire Baraba nawe burya yari arimo kubera yuko ntabwo byari gushoboka yuko umwami amukiza kandi mu mugambi w'Imana wo gucungura umwana w'umuntu hararimo ko agomba gupfa mu mugambi w'Imana nta kijya kiwuhindura uko byameze kose uyu munsi waba uri mu bigeragezo waba uri mu ntambara ariko umugambi w'Imana hari igihe kiba cyarashyiriweho kugira ngo uzasore kuri wowe nyuma rero urabona ko buriya nyuma ntabwo twavuze cyane kuri Rusi ariko nyuma Rusi yaje kugira umugisha mu gihugu cy'Ubuyuda yatangiye ahumba aza kugera aho bamwemera n'ibindi byinshi biza kurangira nyine yegukanye umugabo bita Bowazi uri kumva ari naho twasomye ngo yabyaye ntuza kuri ntuza Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi yego bikomeza gutya uri kumva noneho wa mugambi nyuma yaje kumera neza yego biranashoboka ko umuntu ashobora kuba ari mu ntambara kuko Rusi situwasiyo yari arimo ni situwasiyo yari ikomeye ni situwasiyo itaramwemereraga kuba yabwira abantu hari igihe kijya kigera ukaba nta kintu wabwira abantu usibye ko we bakuvuga usibye ko we nyine bagutekerereza banaguhimbira aro bigeze kureba nkajya senga nk'ikiragi aca amasiri byari byamure ni hano yabwira kugira ngo atari kuwe wasaze kumera kubwira Imana ati ariko uba rero ari igihe kigera rwose situwasiyo ukayibamo ukaba nta jambo ushobora kuvuga ngo ryemerwe uri kumva ukaba nta gitekerezo watanga ngo cyemerwe rwose ariko ntibivuze ko umugambi w'Imana wahagaze n'ubundi umugambi w'Imana uracyahari wowe gusa turi byiza vuga ibyiza gambirira ibyiza tekereza ibyiza wa mugambi w'Imana uzasohora nayo izabishyigikira it doesn't matter igihe bizatwara it doesn't matter y'imyaka uzaba umaze it doesn't matter niba Imana yaravuze ngo uzabyara muri wa mugambi w'Imana even it doesn't care about what people say ntabwo ibyitaho sinzi umuririmbyi yaririmbye Geraldine ngo rega Imana ntiyashyizweho n'amatora ngo wenda tugira ubwo ngo yuko Imana ishobora kugira gute kurangira oya ngo nta nubwo yumva n'amabwire ngo twumve ko nibura Imana nibyumva itazabyitaho oya umugambi wayo never change ntuhinduka ntugajuka ntukangwa n'ibihe ntukangwa nuko tremblement de la terre yaje
ntukangwa nuko maguma yakubise ahantu uri kumva ibintu byasenyutse mbese muri make nikangwa na birabaye cyangwa biracitse ntabwo ibyo bikangwa njye nibutse yobu yahuye n'ibintu bikomeye n'inshuti ze ziravuga ziravuga zikajya ziza zikicara zikabwira ati yobu ntutubeshye wahemukiye Imana ntutubeshye uri umunyabyaha wahemukiye Imana ntabwo Imana ishobora gukora ibintu nk'ibi ngibi ku mukiranutsi wayo kandi warusanzwe gukiranukira ariko muri yo hari umugambi w'Imana yakomeje kwatura neza yatuye ibyiza akomeza kuvuga ibyiza ngo njyewe gukiranuka ndagukomeje yego sinzikuraho no kuba inyangamugayo yego kandi Imana naho yananyica izanyica nyiringiye avuga ati kandi nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi azaza amaso yanjye azamureba ntabwo ari ayundi urumva ibintu yari ari kwatura byiza mu bice 42 umurongo wa 2 uri kumva muri make Imana iramuteturura uri kumva iramukubira ibintu byose yabuze Imana iramukubira uza abakobwa n'abahungu yari afite muri icyo gihe ngo amaso yanjye azamureba nkiriho bivuze ko no kuba wari ufite ikibazo cy'uko wari urwaye ukavuga ati noneho rero kandi yaturiye kudapfiza uyu munsi oya atura kudapfa atura ubuzima cyane atura kubaho atura kurera abana bawe atura kugira umumaro mu gihugu cyawe ijambo ry'umukiranutsi rihindura byinshi kavuga urugero igihe Mose hari ibintu umukiranutsi avuga Imana ikabishyigikira igihe Mose yari ari ku nyanja ndabyibutse Imana yaramubwiye ngo rambura ukuboko urumva rambura inkoni mwambuke urumva hanyuma bariya binyuma yari bateze inkingi y'umuriro ntaho bari buze urumva Mose arangije yumvisha amagambo abantu barimo baravuga yumvisha uburyo bari kwitotoba ati watuzaniye iki kabano bagiye gutwicira aha ngaha ati turashira muri no nyanja arahindukira arababwira ntago yaravugaye n'Imana ubyibuke bari bari kuntuza aho ngaho ku mwamba arababwira ati rero ati nimuhumure ati abanyegiputa mureba ntimuzongera kubabona ukundi n'ingabo zabo n'ibiki ntimuzongera kubabona ukundi Uwiteka rero batero no kavuze ngo ntago bazongera kubabona ubundi ndabashyira hera ahita avuga ati okay Mose we yewe ushyigikira iryo jambo uvuze ati mwambuke mbere ko nshaka aho bashyira niko yabatsinze maho bose bashiriye muri iyo nyanja hari ikintu umuntu yatura ku buzima bwe kurakara umukiranutsi Imana ikagishyigikira ikagikurikira rwose ni ukuri tubifurije kwatura ibintu byiza ku buzima bwanyu nokuri ku bana banyu ku gihugu cyanyu ku itorero ryanyu ku mugabane wanyu yego ubu abantu benshi bajya bavuga ngo Afurika irakena ariko ntago dukwiriye kujya tubyatura Afurika ngo ya poor no we are not poor we are rich we are honored turi abantu b'agaciro turi abantu b'umugisha turi abantu bubashywe turi abantu badasanzwe kubera yuko turi abantu badasanzwe iyo twatura ibidasanzwe yego ufite business yawe iracyari hasi yatureho ko izaba idasanzwe yatureho ko izarenga imipaka yego uri gucururiza ahantu muri quartier abantu batakuzi abantu batanasobanukiwe n'ibyo ukora batanakwemera bakubwira ngo baguteze iminsi 3 amezi 3 ariko nubisha abantu bakunda gutanga amezi 3 kuki bakunda gutanga gwe tugura amezi 3 ngo nawe wagiye kuki bakunda gutanga 3 ariko wowe jya watura ngo ahubwo ibihe nibi niba watura 3 watura ibihe nibi agubuza amezi 3 nagitangira Major Kitchen kaka business card ya Major Kitchen abagusha na amezi 3 byo birabirangiye aribo kandi bose bavuga amezi 3 iyo bavuga cyane kandi ashigiye kinini ufete ndi ku muntu umwe kera nari nkiri kwiga nyine ndi muri bachelors ariko ngiye kora arangira ati I know you ati niyo family nta muntu n'umwe ukomeye urimo nta n'umunyapolitiki urimo nta n'umucuruzi wabaye urimo urabona uzabona akazi hehe ariko reka mbabwire uri ibintu watura bikubaho ndabyibuka yarankubise ingingo ifatika kuko nibyo ntago yarabeshye ariko nangije nibuka yuko namenye Imana
ndibuka namusubije mu byanditswe muri Zaburi ya 20 ibice 20 umurongo wa 7 n'uwa 8 hari amagambo avuga ngo bamwe biringira amagare ngo abandi bakiringira amafarashi. Ibyo ni ibintu bifatika bya hano mw'inosi. Ni amafaranga, ni abakomeye, ni ubutunzi, ni ibintu nk'ibyo nyine bituma uba udasanzwe wenda muri sosiyete, sibyo? Arangije aravuga ngo bamwe biringira ibyo ngibyo, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ndamubwira ngo Imana ntabwo izanyima akazi muri kino gihugu ndetse no mu bihugu by'amahanga, kuko Imana niyo yaremye ibyo byose, niyo yaremye akazi, niyo yashyizeho akazi, niyo yatanze kubaho, niyo yatanze ubuzima. Ndamubwira ngo Imana yampamagaye ikanyegereza nkahinduka umukristo. Ibyo ngibyo bizatuma Imana impa akazi, kuko ninagakora nzagakora neza, nzagakora nubaha Imana, nzagakora natura ibyiza, nzagakora nkora ibyiza, nzagakora mbega ngerageza gukora ibyiza mu buzima bwanjye bwose. Ibyo bintu natuye, ndababwiza ukuri, nabonye yuko Imana yampaye akazi. Ariko mutekereze iyo mpita mvuga ati koko kurabizi koko ibyo avuze ari byo, nta nubwo nari kwirirwa njya no kudepoza, oya nari kubireka havuga ngo bya bindi bavuze koko nibyo. Ariko Imana ishoboye byose. Muri wa mugambi w'Imana ifite ku muntu, gerageza kuyifasha, wature nawe utere n'intambwe ubikore, uzabigeraho. Yego, kubera ko umugambi w'Imana ni mwiza, ni mugari ku muntu. ubu iyo mbitekereje bitamvuga ngo nkwiriye kubwira abantu koko bakajya batura ibyiza. Wibutse nawe ko byagenze. Long story. Ari birebire. Long story. Ako nicyo gihe ngo tutangiye nazo tubatura ibyiza ku buzima bwacu. Ofete buriya no kugira ngo umugambi w'Imana usohore ubanza guca ahantu hakomeye. Kunyura mu ruganda. Ubanza kunyura mu ruganda ugakubitwa. Habuze ubundi abantu bazamenya gute ko wakomeye utarabanje nyine kuba udakomeye, utaracuzwe. Urumva tuvuge wenda niba ufite ikigeragezo cy'ubukene, sibyo? Kugira ngo uzabe umukire nuko ubanza kuba umukene, sibyo? N'abantu bakabimenya. Yego, bakamenya ko ubukene bwawe buri wenda kuri degere ya nyuma. Ariko igihe nikigera ugahinduka ugakira, ntubyiratemo, ntugirire nabi babandi bakubwiye bya bindi. Hoya, icyo gihe Imana izahabwa icyubahiro, ubwiza bw'Imana buzagaragara, abantu bazajya bashima Imana yuko uri umuntu udasanzwe. Uyu munsi umuntu umwe aravuga ati pasiteri wacu ugeze kutubwira ngo yamaze imyaka 20 n'ukwezi kumwe mu bukode. Yego, ngo yamaze imyaka 20 n'ukwezi kumwe mu bukode, kandi nyuma Imana iza kumuha inzu ye. Ariko icyo gihe cyose yabagaho yarahangayitse. None ngo uyu munsi umuntu aramara amezi 3 mu bukode, ati Imana wenda arahabiwe iki n'iki. Humura, Imana y'ubwayo izi kizakora mu gihe cyayo gikwiriye. Wirira ngo cyase wiganyire, yego nibyo ko twatura ibyiza kuzo bwacu kandi tukayibwira Imana ibitubabaje n'ibitugoye, gusa hari igihe cyayo kizagira igakora ibyo yakagombye kuba yagukorera. Kubera ko Yesu ubwe nawe ubwe yigeze kubaza abigishwa igihe bari ahantu bicaye, na hari abantu benshi ngarabaza se nimubona ko amasaha yo kugaburira abantu ageze, ati turabahereza iki? Ngo Filipo garamubwira ko Yesu nawe ntugakabye kwimuze ahubwo sezera abantu batahe, nta kintu dufite cyo dura amasaha arakuze. Ati dore dufite imigati 5 n'amafamili, uzura abantu barenga bingahora bagaburira. Ariko hejuru hari handitse ijambo rivuga ngo wubwiye bimubajije azi icyo ari bukore. Uyu munsi wa none aha ushobora kuba ubona biri kwanga, ariko humura Imana y'ubwayo izi kizakora mu gihe kandi gikwiriye. Icyo tugomba gukora no kwiyaturiraho ibyiza, Imana ikabisinya kuko izi kizakora kiri imbere. Urabona? Yego, hari abantu ari ikigeragezo gikomeye cyane abantu bahura nacyo, cyane abubatse ingo, cyo kubura wenda urubyaro, ukabura umwana. Uzi ko n'akana kaba kazi ko nta mwana ugira? Akana gatoya kaba kabizi, kubera ko barakuvuga cyane. Baba bari kuganira bakakuvuga. Abana buriya bumva kubi, kandi memoire yabo iroroshye kandi iroroshye, kandi bo ni innocent, arabikubwira
ntabwo yabivuze Arabikubwira ati, yabigumana. ariko uzi koko nta mwana ugira nawe tekereza uri ingumba nturabyara akana karabikubwiye bituvuga ati koko ubu koko n'abana kweri nirwo rwego ngeze ariko nubwo bimeze gutya hari ikimana izakora ntabwo bivuze ko nta mugambi w'Imana ukuri urahari ni ukuri umugambi w'Imana urahari igihe nikigera uzabyara ubyare hungu na kobwa bazagira umumaro bazavemo abayobozi bazavemo abantu b'abacuruzi bazavemo abapasita bazavemo abakozi b'Imana bagere ku rwego rwiza ku buryo uzasigara uvuga ngo Imana yangiriye neza ahubwo tangira witoze tangira wiyatureho ibintu byiza niba utarabyara tangira witoze gufata umutaka ujye ku murenge gukina hari ibintu ukwiriye gutangira gukora hari ibintu ukwiriye gutangira gukora ukabikora ariko hari umuntu wigeze kuduha ubuhamya atubwira ukuntu nyine yari afite ikigeragezo cyo kubura umugabo nyine haramuteretaga ariko igihe cyagera none igihe kimwe aravuga ngo reka ngire kwizera bya bintu twavuze byo kwatura ngo noneho ngo akajya ateka ibiryo yateka ibiryo agateka n'iby'umugabo agategura n'umugabo akavuga ati njye mfite umugabo nateguriye umugabo rwose kandi buriya nyine yumvaga umugabo naboneka n'ibindi byose bizaboneka n'abana bazaboneka ngo akajya ategura akajya akomeza kubisengera uko ateguye ibiryo akibuka no gusigira iki umugabo ngo abikora igihe ariko ngo igihe kigeze ngo Imana imuha umugabo arangije barabyara nibwo yatangiye kujya avuga bwa buhamya bw'ibintu yajyaga akora ngo akajya mbega yakingura ngo igihe cyagera cyo kuza ngo agakingura akamwakira nk'umuntu uri kwakira koko umugabo urumva ni ibintu bimeze nk'ibintu by'ubusazi ariko bivamo ikintu gikomeye cyane iyo uri kwatura n'abandi abantu bavuga ko wasaze bavuga ko wasaze rero nshuti yanjye ntabwo nzi ikigeragezo urimo ushobora ikigeragezo cyo kubura akazi cyane wenda ufite n'umuryango cyangwa se wenda nta n'undi muntu ukwitaho nacyo kirababaza none iyo utekereje n'ukuntu wize amashuri ugatekereza ukuntu wize bikugoye ugatekereza ukuntu ubuze akazi wivovotera Imana ukivovotera n'abantu ukivovotera na bene wanyu ukumva Imana yakuvanyeho ukuboko ariko twagira ngo tukubwire mu mugambi w'Imana harimo akazi keza mu mugambi w'Imana harimo ibyiza byinshi iyatureho ibyiza biharanire bikorere Imana izakugeza ku gikwiriye ubu hari abantu nanjye ntazo mfite muri Kigali harimo abantu bamaze igihe badafite inzu ariko bakabona nta niyo bazanabona uri kumva akumva yarihebye atumaje imyaka mfite abana barenga bangahe ahubwo ayo nayo aba yarayamaze ukwezi kurangira yaragujije uri kumva mbega ahora muri cycle ya loan ya credit amafaranga mbese ajya kuza kuri ayo ku bantu niyo kuri banki byose nyine urabimixinga bigakunda ariko ntibivuze ngo umugambi w'Imana nturahagaze oya umugambi w'Imana uracyakomeye Imana yaguha inzu Imana yaguha akazi Imana yaguha abana Imana yaguha kugubwa neza Imana yaguha nawe kuba landlord Imana yakugira umuntu ukomeye kubera ko biri mu mugambi wayo wo kukugirira neza kuri condition kugira ngo ibyo byose bikubeho ni kuri condition no kwinambaho nkuko Naomi Rusi yanambye kwinaho no kwinambaho ukagira urukundo rurenze buriya hari n'ukuntu umuntu agira n'ubugugu none Imana yanaguha nayo 50 kaze kabona nta nubwo wanagirira neza n'ukeneye cya giceri cya senkani we yagira urukundo Naomi uyu Rusi yaravuze ngo aho uzajya niho nzajya aho uzagwa niho nzagwa mbega aramwiha wese byerekana urukundo rudasanzwe so rero no muri ubwo buzima urimo gira urukundo bana n'abantu bose neza kora ibyiza vuga ibyiza atura ibyiza aho abandi batuye ibibi wowe watura ibyiza uzagera kure hashoboka muri wa mugambi w'Imana kora ibyiza nshuti kora ibyiza kandi nyuma yaho ngaho
Imana izanagwa n'ubugingo buhoro. ariko rero ababyeyi igiriremo ngo kuri byiza nshuti ngo korana umwete ngo nyuma y'ibyo nutagwisa ruzagororerwa. Niho wa mugambi uragororerwa. Umugambi w'Imana uragororerwa. Kandi twifuriza abantu kuba mu mugambi mwiza w'Imana. Tubifurize, tubibakumbuze, tubifurize ko turi byiza ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Ndumva mwatwemera tukagana ku musozo w'iki kiganiro. Ntago tujya tuyamara ahubwo abagihari. Ariko ni ugusubika kuko ntitwabirangiza. N'abandi muduhe comment, muduhe ibindi bitekerezo. Ariko turifuza no gusenga. Dusengera abantu. Imana isoza umugambi wabo. Abantu yabavuzeho. Imana ibasozeho umugambi yabavuzeho. Nokuri. Tubibutse ko ni igitekerezo cy'Imana, ntago ari icy'abantu. Nokuri. Ntiwumva amagambo y'abantu, ayo bavuga n'ay'abantu. Ibyo bareba ni iby'abantu, ibyo bibwira ni iby'abantu. Ariko iby'Imana ni ibyiza, byinshi, byuzuye, bisobanutse, birambye. Fobi byiza, byinshi, byuzuye, bisobanutse, birambye. So nukuvuga ngo harimo ushobora kubigirana byinshi bikaba na 7 cyane. Ariko iby'Imana biruzuye. Nokuri. Iby'abantu mwibyitaho byo biracagase, ni igice, birarangira vuba. Ni ibintu birangira. None se niba umuntu akubonye wambara urukweto rumwe akagenda avuga ko wambara urukweto rumwe, bikuyeho wa mugambi w'Imana uri muri wowe. Nokuri. Imana izasoza kuri wowe. Hari igihe uzambara inkweto ujye n'abandi. Hari igihe uzagira uruganda rw'inkweto ujye wita ku bakene. None se Tabita ntiyakoraga dukeya, si yari umuntu uringaniye mu buzima busanzwe, ariko yibukaga abakene cyane. Nawe igihe kizagera wibuka abandi. Biranashoboka rega yuko na rwa rukweto rumwe ushobora kurufata ukaruha undi mukene. Yego. Nigeze kubona ka video umwana twari utwana tubiri, agahungu n'agakobwa bari kugenda. Noneho bageze ahantu basanga umusaza usabiriza yicaye yambaye ibikweto byacitse. Akana kamwe karabireba k'agakobwa gahita gakuramo za nkweto za kazikuramo kazirambika iruhande rwe. Umusaza yararize ararira arabati yaba abantu bose bameraga nk'aka kana ntago zanjyamo pe, inkweto zako ntizanjyamo. Ariko gakoze ikintu gikomeye, buriya kari gakoze ikimenyetso gikomeye cyo guhabwa kuri ya musaza. Nuba ngo uriya musaza aragiye gutangira kwakira inkweto kubera ko katuye ibintu bidasanzwe. Ko kari kagizishurirwa karemeye kagenda n'ibirenge. Kagati wacu ni bambona nambaye ibirenge barangurira izindi. Ariko igikorwa kakoze cyo kwatura ko kamuhaye inkweto zizana n'ibindi byose. Zizana no kwambara, zizana no kurya, zizana no gutura heza no kubaho neza. Rero nshuti zacu tubifurije ko turi byiza mu buzima bwawe. Ari umugabo wayatse ibiryo Imana ngashonje. Umwana ngo ndashaka ibiryo. Icya kabiri ndashaka kwambara. Icya gatatu ngo kandi ngo ndashaka kubona homba. Imana ngiye kuguha ibiryo yabwo ngo ndaguha n'umugore ariko ntabwo yavuga ati ntabwo nzaguha ibiryo udafite umugore kubitanga ngo ngo umugore mwigomanire bari kuma ibiryo. Nanjye nibitabishaka ntabyo ndi bivuze ngo Imana iguha ikintu kimwe ikuzana n'ibindi byose. Ndifuza gusengera abantu. Urumva sengera abantu. Na Bibiliya iravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Nukuvuga ngo iyo wamaze gutumira Imana ikaza mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe, ibindi biraza. Ntabwo ari ikibazo. Ibyo kurya si ikibazo, ibyo kwambara si ikibazo, amazu si ikibazo, imodoka si ikibazo, kugenda n'amaguru si ikibazo, kuryama ku mukeka ntabwo ari ikibazo. Ibyo bindi byose Imana izi ko tubikeneye. Imana izi ko tubikeneye. Ikishaka nuko twe tuza tukazana wa mutima waturi byiza, tukazana wa mutima ukora, tukazana wa mutima wo kuba intangarugero umugambi w'Imana. N'ibyo tugezeho byose ntitwumve ko ari twebwe, tukumva ko ari imbaraga z'Imana no muri wa mugambi w'Imana, tukabibyaza umusaruro bikagira umumaro. Ibyo ngibyo bituma umuntu abasha kugera kuri cya kindi Imana yagize gute yamuhamagariye. Nibyo tubifuriza
nibyo twifuriza, natwe nibyo twifuriza, yego, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke bugere kuri bose. yego, dusabira abantu mbere yo kubasengera, mbere yo gusengera abantu wenda reka byose nibiza ntibizatwibagize yuko hari umugabo wigeze kuvuga ngo Imana ngikunde dufite ibibazo kuko nibwo tuyibuka tukayeba hafi cyane. Reka bitugeraho ntituzajye kure y'Imana, kuko ubu ngubu tumaze tugiye kubyatura, ndabizi ko bigiye kuza biraba. Ndi kubyiyumvamo ko hari ikigiye gukoreka ku buzima bwawe. Amen. Ndi kubyiyumvamo ko hari ikigiye guhinduka ku buzima bwawe. Ndi kumva ko ibyo wagiye usengera uyu munsi wa none hari icyo Imana igiye gukora. Amen. Kubera yuko ni kenshi twagiye tuba imbere y'Imana kubera ibibazo, ariko none kubera ko bigiye kuza bitewe nuko tugiye guhamagara Yera, tugiye guhamagara Yera. Amen. Nibiza ntibizatwibagiza Imana, tujye tubibahe kandi tubikoreshe mu bintu byiza bigira umusaruro kuri benshi, bigira umumaro. Hari imfubyi nyinshi cyane, hari abapfakazi nyinshi cyane, hari abakene benshi bo mu buryo bwinshi, hari abafite ubumuga. Wakoramo gitoya kijyanye n'ubushobozi bwawe, kandi Imana yaguha iki? Umugisha. Ega burya gutanga bizana n'umugisha kuruta guhabwa. Buriya iyo uhora wakira udatanga uba uri umuntu w'ingayi. Ariko iyo wakira ukibuka ko ugomba no gutanga, bikomeza biza. Ni sheni, biba biri gufungura. Ni sheni, hari ibyo bita ngo chain, iba ari value chain, uruhererekane rw'ibintu bikomeza. So wakira byinshi, muri bya byinshi ukarekuramo bikeya, rwa ruhererekane rugakomeza ruza. So reka dusengane Imana, uyatureho ibyiza, watura ibyiza ku bawe no ku gihugu cyawe n'itorero ryawe, naho uba, naho ugenda, naho uri gukora. Uzi ko harimo abantu mbare nyine twari tugiye gusenga, ariko nyine ugasanga nk'umuntu aba ahantu ariko abifuriza ibibi, ari nk'umuntu baturanye. Si no guturana gusa, usanga abana n'abantu mu rugo. Tuvuge wenda dufate urugero rw'abakozi bafasha abantu mu ngo, ugasanga abo babana bagenda gutya, wagenda gutya, ni ikibazo. Ati ni abantu b'abagome, ni abantu ntifuriza ibyiza, ati cyangwa wenda ikintu kikabakubita, ati uri kumva. Deja haramutse haje ikintu kikabakubita, nawe ntabwo yasigara, kuko yaba ari muri iyo nzu, baba bari kumwe. So rero kwatura ibyiza, kuvuga ibyiza ahantu ugeze, gusabira abantu umugisha nubwo bo baba bakwanga, nta kibazo. Imana nibaha umugisha, harimo abazagura imodoka. Umwana wawe narwara bazagufasha bamujyane kwa muganga. Nugira ibirori, harimo abazaza bafashe wenda ababyeyi bawe babatware mu modoka, bazaba bagufashije, bazaba bagize umumaro cyane. Nusanga nibagusanga uryamye ku nzira wenda warwaye, bagufashe bakugeze kwa muganga. Rero twakifuza abantu bose ko baba beza bagakora ibyiza, nibyo tugiye kwatura. Mana nkuru, Mana y'amahoro, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isiraheli, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana yacu bwite, Imana ituzi, Imana idukunda, Imana idufiteho umugambi mwiza. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza, turagushimiye Mana kubw'abadukurikiye, turagushimiye Kristo, ni wowe wa mbere ukaba n'uw'iherezo, uri Alpha ukaba na Omega, uri umwami, uri umuremyi wa byose, uri byose muri byose. Ukwiringiye ntakorwa n'isoni, ugukurikiye ntakorwa n'isoni, kuko uri Imana yihagije ifite byose. Turagushimiye kubw'irija n'ibintu uri kurema kuri ubu bwoko bwawe. Waburemye ufiteho umugambi mwiza, urimo agakiza, urimo ubugingo, urimo gushyirwa hejuru, urimo kubahwa, urimo gukira, urimo kuba umuntu wiyubashye, ufasha abandi, ugira umumaro mu buryo ubwo ari bwo bwose.
turasenze Mana kubw'ijambo ryawe. Haleluya. Ryo ntirisaza, twe twasaza, twe twapfa, twe twakibagirana, twebwe dugira igihe ariko ryo ntirigira igihe, nawe ntugira igihe, uri uw'ibihe byose, uri byose. Niyo mpamvu dusenze kubwira ijambo n'umuntu uri kutwumva kugira ngo umugambi wawe usohore ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Mana we, Mana we. Hari abashaka gukizwa bakakira agakiza, bakakira ubwami bwawe, reka bugere mu mitima yabo no mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Mana wagambiriye ko bazagukorera kandi bakagukorera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bakuvugira, bafasha abandi, bagirira neza abandi. Turasenze ngo ibyo bisohore ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Hari ababona inzira zarafunze zaranze, ntibabone ibyiringiro, ntibabone gutabarwa, ntibabone inzira, ntibabone umucyo, ariko mu izina rya Yesu Kristo kuba gusenga Imana no kubwira ijambo, dushizeho umucyo, dushizeho inzira, turemye ubuzima, turemye ubwiza, turemye icyubahiro, turemye kwaguka, turemye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri Imana ya byose, kuko uri Imana yacu, kuko uri Imana ifite umugambi mwiza kuri twebwe, kandi Mwami nuri kutwumva umufiteho umugambi mwiza, usohoze kubwo izina ryawe rikomeye. Abantu bawe, ugerereza abantu bawe. Haleluya. Ryawe nirishimwe. Amen. Hari abantu wagambiriye ko bazabona akazi bakagira umumaro. Yego Mwami. Sohoza uwo mugambi mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuze ko bazabyara bakazakomokaho n'amahanga, ibyo bisohoza mu izina rya Yesu. Hari abantu bavuze ko Imana uzabagira abantu bakomeye bakagira umumaro, bagira abayobozi bazagira umumaro mu gihe gikwiriye mu izina rya Yesu. Kuri bo ariko abo ngabo uracyabazi Mwami, turabiremye muri aka ese hari icyo ugiye kurema. Hari abantu bavuze ko bazabacuruza, hari abakeneye kukumva, hari n'abakeneye kukubona. bagafasha imfungwa, abo ngabo nubaremera umunsi kandi ubaremere ibikwiriye. Abari mu Rwanda, abari mu bindi bihugu, Mana turabasengeye kugira ngo umugambi wawe usohore ku buzima bwabo. Tuyeho ibyiza uyu munsi wanone kubimusohoreze. Kuri Imana y'amahoro, kandi uri Imana isohoye ibyo yavuze mu gihe ushakiye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turasaba Imana, haleluya, guhindura ubuzima bw'abantu, haleluya, bave mu bwiza bajya mu bubi, haleluya, bave mu bukene binjire mu bukire, yego, bave mu byaha binjire mu gukorera Imana, yego Mwami, mu izina rya Yesu. yego Mwami. Twatuye Mwami umugambi w'Imana ku bantu, umugambi wa Satani tuburijemo mu izina rya Yesu, umugambi w'abadayimoni tuburijemo mu izina rya Yesu umugambi w'imyuka mibi tuburijemo, umugambi w'imbaraga za Satani tuziburijemo, ku basore tuziburijemo, ku bakobwa tuziburijemo, ku bagabo tuziburijemo, ku bamama tuziburijemo, ku bana tuziburijemo mu izina rya Yesu Kristo. Ku gihugu cy'u Rwanda tuziburijemo, muri East Africa tuziburijemo, ku mugabane wa Afurika tuziburijemo, ku mugabane w'Uburayi tuziburijemo, ku mugabane wa Amerika tuziburijemo, ku mugabane wa Aziya tuziburijemo, ku mugabane wa Santiniya tuziburijemo, kuri iyi si Imana tuziburijemo. Imbaraga z'Imana reka bari zo zigaragara, reka ubutware bw'Imana bari bwo bugaragara, reka gukora kw'Imana bari ko kuganza, reka icyubahiro cy'Imana bari cyo kigaragara, muri bizinesi kigaragara, mu kazi kenshi kigaragare, mu miryango kigaragare, imiryango iri gutandukana Mana turayanze, ndikumva kugira neza kwawe, turonga imiryango itandukanye, turabona mu izina rya Yesu mu miryango. Rihabwa icyubahiro kandi nihimbazwe kubera ko ari cyo ugiye gukora Mwami. Tugushimiye ko ari cyo ugiye guhindura. Hari abana bagiye ku mihanda kubera imiryango yatandukanye, abo bose ugiye kubarebaho umugambi wawe. Ushimiye ko ari cyo ugiye gukora Mwami. Ubahe imiryango, ushimiye ko bahe kugubwa neza, hari inkuru nziza igiye gutambuka mu bantu, ubahe ubuhanga bwiza, ubahe kwatura. Ushimiye ko mu mpinga y'imisozi yaruzanye inkuru nziza. Twatuye ko abantu batura ibyiza ku buzima bwabo, izina ryawe ririhimbazwe. Abantu batura Mwami Imana gushyirwa hejuru, twatuye ko abantu batura Mwami ibizima kuri bo, igihe cyabo Mana ko amateka y'abagiye guhinduka,
kiba igihe cyo kuvuga ibyiza, imitima yabo kiba igihe cyo nihinduke gukomeza abandi, guhinduka. kiba igihe cyo gukomeza abandi, kiba igihe mwami cyo kongera abandi imbaraga. Yo haleluya. Urakoze Yesu, urakoze turagushimiye Nukuri mwami kuko wumvishe gusenga kwacu. Yego. Kandi abantu Mana bazazana amashimwe, udukurikiye wese uwo turi gusenga Mana. Yego. Oh haleluya. Haleluya. Azazana amashimwe, Azazana amashimwe, agushimira Mana. Yego. Avuga ngo uri Imana nziza, Yego. avuga ngo uri Imana ikomeye, avuga ngo uri Imana ibasha kugira ikirema ikagikomeza, Yego. avuga ngo uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, Yego. avuga ngo uri Imana ikura ku cyavu ikicezanya n'ibikomangoma, avuga ngo uri Imana idasanzwe, avuga ngo uri Imana nyamana, Imana yibutse Rusi, Imana yamutabaye, Yego. nawe akinjira mu gisekuruza cya Yesu. Yego. Mana nawe hari abo watabara, hari abatagira imiryango, hari abatagira inshuti, hari abatagira abavandimwe, hari abatagira uko babigenza, abo mwami turabasengeye ngo umugambi wawe utume bagira imiryango, umugambi wawe utume bagira ibyo bagira, umugambi wawe utume bagira ubuzima nyabuzima, umugambi wawe mwami usohore kuri bo kubw'izina ryawe rikomeye. Kimara kuri iyi si twatuye imbaraga ariko umugambi wawe usohotse abantu babona agaciro. Urakoze kandi mwami nubaremere kandi abaremere babikwiriye kuko uzi icyo uzakora mu gihe cyawe, kandi yuko izina ukoze rya ibirenze Yesu. biruta ibyo dusaba. Urakoze mwami, tugushyize hejuru, Yego, mwami. natwe tugucire bugufi. ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'umwuka wera bikomeze kubana natwe, bibane n'abadukurikiye bose kandi bibane n'isi yose. Yego. Urakoze Yesu, shyirwa hejuru, cyoro kibi cyawe mu izina rya Kristo wabambwe. Amen. 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 Imana ishimwe. Yego. Imana ni nziza. Ibihe byose Ni ukuri hari abantu badukurikiye kandi bafite ibibazo byabo by'umwihariko. Cyambere harimo abantu bihebye, harimo abantu batereye Imana icyizere, ariko haracyari Imana ishobora byose, haracyari Imana ibafite umugambi mwiza. Ntimwigirire nabi, ntimwituke, ntimwivovote ngo muvuge ngo Imana yarabataye. Oya, ntabwo Imana yabaramburiye kwa kuboko k'umujinya. Oya, bijya bibaho. Reka nabo tubasengere. Yego. kugira ngo Imana yomatane n'imitima yabo, bongere bagire ibyiringiro, ibagarurire kwizera. biravuga ngo haracyariho ibyiringiro naho igiti cyatemwa ko cyongera kigashibuka, Yego. kikongera kikagira amababi y'ibitontome. Birashoboka ko umeze nk'umuntu waciwe, birashoboka ko umeze nk'igiti cyumye cyo mu butayu, ariko haleluya, numara kumvira ijambo, Yego. urongera usubirana amazi, wongere umere neza, wongere wumva urakomeye, wongere ugire ibyiringiro cy'ukoze Imana igihe umugisha, Yego. uzagera kure. Garurira Imana ibyiringiro ku basengere, kandi n'abafite ibyo babuze Imana ibibahe. Icyo ubuze cyiza kizagira umumaro abandi, Imana ikiguhe. Karibu no gusenga Imana tugana ku musozo. Reka dusabe amagambo makeya ariko twizeye ko Imana ari ikizakora. Amen. Kandi ari ikigiye guhindura. Imana Data, Imana ishoboye byose, twongeye kugaruka imbere yawe nanone mwari. Haleluya. Yesu we, hari abakeneye kumva ijwi ry'ihumure mu mutima yawe, hari abakeneye kubona ibyo bakorera nk'ibitangaza, hari abari bamaze igihe bari mu gihe cy'ubwihebe, igihe cy'ubuhenebere cyabasohoreyeho, yewe kibabana kirekire, yewe bagiye mu gihe cy'ubuhuzi kibabana kirekire. Twahoze twumva amakuru y'umugore Nahome, uburyo yagezeyo bikabahana ibibazo bigasaba ko bafata ubundi buzima, abahungu be bikaba ngombwa ko bashaka. Hari abagiye mu buzima bo barabagora, mwami Imana bituma bakora n'ibyo bumvaga batari ngombwa kuri bo, bituma bafata imyanzuro itari ngombwa. Bariheba bati n'ubundi bukene bwaraje, nta kazi duteze. Bariheba bati n'ubundi tuzigera twiga ngo turangize. Bariheba bati nta mugabo nzabona. Ariheba aravuga ati mwami Imana bankuyeho amaboko, ariko ijwi ry'ihumure ryawe ryamanutse riravuga ngo hari umugambi mwiza ufite ku bantu bawe. Kandi uwo nguwo usohora ko twamaze kumva amakuru y'iwacu. Uyu munsi bumvisha amakuru, bumvisha amakuru mwami, bakeneye kongera kugaruka bakumva ineza yawe. Bagarutse rero mwami, bagire neza.
abo ngabo wemereye akazi ukakababwira gasohoze kuri bo, abo wemereye kwiga bakazarangiza bisohoze kuri bo, abo wemereye abagabo ndetse n'abafasha n'abana baheze uyu munsi guheka kandi bazabyare babone bana benshi. Nyakubahwa Imana kuko tuzi ko neza imigisha yawe iri mu kiganza cyawe kandi abana bawe ntibazigera mwami bakina bari imbere yawe, bakubaye imbere rero mwami Imana twemere bagire neza, ubaho umugisha wawe, ubagabanyiriza akantu ko kwiheba mu mitima, ubahereza ijwi ry'ihumure, akayaga kabe gahuha kagende muri bo, bumve bahawe amahoro asendereye muri bo, kuko uri Imana ishoboye byose. Ubahereze kwifuza kwawe mwami Imana, bongere kongera kwifuza ibintu bidafite umumaro, ahubwo bongere batangire kurima ibintu bishasha muri bo, bongere biyatureho ibyiza, nawe nyemerero bisinyeho papa. Nukuri kw'Imana urakoze Yesu, ndagushimiye kukoze kandi ukoze ikintu gikomeye cyane uyu munsi wa none. Hari ibyo uhinduye, reka tuzakira amashimwe imbere yawe yavuga ko mwami Imana ari cyo wakoze, hari ibyo wahinduye mu buzima bw'abantu kandi wabahaye ijwi ry'ihumure, wabahaye gutuza mu mitima. Urakoze urakarama, natwe tugucire bugufi wowe ushirwe hejuru mwami, kuko Imana ishoboye byose. Ni mu izina rya Yesu urakoze, amina amina. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tubashimire uburyo mwadukurikiye, mukore komenti, mukore like, mukore subscribe, ndetse munasharinge n'inshuti zanyu mu magurupe atandukanye, mu miryango yanyu igiye itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Muduheshe umugisha, natwe tuzawugira kandi natwe tuba twabahesheje, tuba turaha ibyiza. Naho nimukomeze mugubwe neza, muhabwe umugisha, naho ubutaha nakagaruka twababwira ngo bye bye.